Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ndi Odette Kandama mu kiganiro Saveur Divine. Mu cyumweru gishize twarimo tuganira ku mbaraga z'umusaraba wa Kristo. Muri iki cyumweru turimo turaganira ku mahoro atangwa n'Imana cyangwa amahoro atangwa na Yesu. Ndashaka kubabwira yuko Yesu niwe mwami w'amahoro kandi Yesu niwe mahoro yacu. Reka dusome mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana ibice byaho 14 n'umurongo wa 27. Ni Yesu wabwiraga abigishwa be, handitswe ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, cyakora simbaha nk'uko abisi batanga. Mitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Katwongeraho amagambo yanditse mu rwandiko Paulo yandikiye Abafilipi ibice 4, dusome duhereye ku murongo wa 6 tugeze ku wa 7. Ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Yesu Kristo yabanye n'abigishwa be bamarana imyaka 3 n'igice. Igihe kiragera rero yicara ari kuganira nabo. Umutwe w'aya magambo uravuga ngo ni igihe yari arimo abasezera. Twese nk'uko tubimenyereye, igihe cyo gusezeranaho kiravuna, kirarushya, gitera umubabaro n'ubusanzwe. Noneho rero yariho umubyeyi uri musezeranaho n'abana be, bitera agahinda kenshi cyane. Abana bo barahangayika cyane kuruta umubyeyi. Yesu rero yarazi yuko abigishwa be bamufataga nk'umubyeyi, bamufataga nk'umwami wabo, bazagira ubwoba, bari bugire agahinda kubera yuko bagiye gutandukanywa nawe. Nubwo bari kuzongera bakabonana, ariko nta na rimwe gusezeranaho bijya byoroha. Yesu rero arabegera arababwira ngo mbasigiye amahoro kandi amahoro yanjye ndayabahaye. Arangije arababwira ngo nta nubwo mbaha nk'uko abisi batanga. Abisi ahanini iyo batanze baguha ibidashyitse. Abisi iyo batanze baguha ibyo bakwishyuza. Abisi iyo batanze baguha ibyo bagucyurira rimwe na rimwe. Abisi iyo batanze baguha bakeneye ko nawe uzabaha. Arababwira ngo jyewe simbaha nk'uko abisi batanga. Kubw'ibyo imitima yanyu ntihagarare kandi ntitinye. Imana ishimwe. Ikindi, Yesu nk'ureba kure yarazi yuko abigishwa be bazahura n'ibibarushya, n'ibibahangayikisha, n'akababaro, n'akarengane. Yarazi ko hazabaho ibibuza amahoro n'ibihagarika imitima. Arababwira ngo rero mbahaye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, imitima yanyu ye kubahagararamo, imitima yanyu nditinye kuko mbahaye amahoro. Hanyuma umuntu witwa Paulo nawe aje yunga muri aya magambo. Nibyo twasomye mu rwandiko rw'Abafilipi mu bice byaho 4. Paulo arababwira ngo ibihangayikisha ntabwo bizabura, ibitera amaganya n'ibihagarika imitima ntabwo bizabura.
ariko ngo aho kugira ngo muganye, aho kugira ngo muhagarike imitima, ibyo byo kubahagarika imitima mujye mubyereka Yesu, mujye mubyereka Imana, bimenywe n'Imana, mubisabiye, mubyingingiye, mushima. Umurongo wa 7 arababwira ngo nimumara gukora ibyo bintu, mumaze kwinginga, mumaze gusenga, mumaze gushima, muri kwereka Yesu ibibahagaritse imitima, arababwira ngo amahoro y'Imana ahebuje rwose ay'umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Imana ishimwe. Si uko ibyatuma umuntu yiheba bidahari, si uko ibyatuma umuntu yiganyira bidahari, ariko iyo ufite aya mahoro maze ukabyereka Yesu, ukabyereka Imana, ya mahoro araza agasendera. Imana ishimwe. Ubundi guhagarika umutima, ubundi gutinya, ubundi ubwoba ni ikimenyetso cy'uko watakaje amahoro. Umutima uhagaze ujya utakaza amahoro yawe. Niyo mpamvu Yesu yinginza abigishwa be, nawe akwinginga muri uyu mwanya anyuze muri iri jambo ndi kukubwira ngo umutima wawe ntuguhagararemo, umutima wawe ntutinye. Turi kuvuga amahoro atangwa na Yesu, turi kuvuga amahoro Imana itanga. Aya mahoro ntabwo aza kubera ko umuntu yahaze, aya mahoro ntabwo aza kubera ko byose biri kugenda neza, aya mahoro ntabwo aterwa nuko kuri konti hariho amafaranga menshi. Oya, ni amahoro ari special, amahoro ugira unanarwaye, amahoro ugira waburaye, amahoro ugira umubiri uri kukubabaza, ariko kumva aya mahoro. Aya mahoro ni ayahe? Aya mahoro aturuka he? Nababwiye ngo ndababwira ko Yesu ari we mwami w'amahoro. Mbere Yesaya arimo ahanura kuvuka kwa Yesu Kristo, Yesu atari yavuka, arimo abihanura mbere. Yaravuze mu bice 9 umurongo wa 5, mu mazina Yesaya yavuze Yesu azitwa, izina rya nyuma risoza yaravuze ngo azitwa umwami w'amahoro. Haleluya. Yesu niwe mwami w'amahoro. Uyu Yesu wabwiye abigishwa ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, niwe mwami w'amahoro, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Paulo arongera yandikira Abefeso mu bice 2 ku murongo wa 14, ahabanza huwo murongo arandika abwira Abefeso ngo uwo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Umva nshuti yanjye, uyu Yesu niwe mwami w'amahoro kandi niwe mahoro yacu. Dusubire kuri ya magambo yabwiye abigishwa be, yarababwiye ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye. Ni nkaho yakababwiye ngo jyewe ndahari, ndi disponible, uzanyakira, uzantunga azaba atunze amahoro, kandi uzaba atunze ayo mahoro nta muntu uzayamwaka. Imana ishimwe. Ndababwira Yesu umwami w'amahoro, ndababwira Yesu mahoro yacu. Aya mahoro ariyo Yesu Kristo, iyo yatunze uko byagenda kose uba amahoro. Iyo Yesu muri kumwe, iyo Yesu ari mu mutima wawe, uba amahoro utikanga ikibi, ntugira ubwoba nubwo ibiteye ubwoba byaba bihari, ntabwo uganya nubwo ibiteye kuganya cyangwa ibitera kuganya no guhangayika bihari. Oya, ntibikunda, kubera ko Yesu ari we mahoro yacu kandi ukaba umutunze mu mutima. Ndakwifuriza gutunga Yesu. Haleluya. Ndakwifuriza gutunga Yesu mu mutima, umwami w'amahoro. Numutunga uko byagenda kose uzaba amahoro. Ndakwifuriza gutunga Yesu ari we mahoro yawe. Iyo umwakiriye akubera amahoro, iyo umwakiriye byaguhagarika ngo umutima byose biragenda bikurwaho, kuko ari we mahoro, atanga amahoro. Imana ishimwe. Hariho umuntu umwe waririmbye aravuga ngo amahoro Yesu aha abantu be ngo ntagira akagero, ngo ntarondoreka. Uwo Yesu ngo ajya ahumuriza abayafite, cyangwa ajya ahumuriza abamufite, nutayata ngo ntabwo wayakorwaho. Haleluya. Uwo Yesu y'umutunzo w'amahoro,
uwo Yesu umutunze ntabwo uhagarika umutima, kandi ari we mahoro yacu, kandi ari we mahoro yawe. Imana ishimwe. Hari undi wigeze aririmba aravuga ngo nahoraga nifuza amahoro, ngo ariko nkibonera intambara, ngo haba ku manywa ngo haba nijoro, nkazajya numva ngo ndaremerewe. Noneho araririmba ageze aravuga ngo nageze aho njya mu nzu y'Imana, ngo amarira nyasuka imbere ye, ngo hanyuma Yesu ambwira ijambo rimpumuriza. Iyo umufite aguha ijambo riguhumuriza, iyo umutunze akubera amahoro, akubera ibyiringiro. Nshuti yanjye, ndakwifuriza kwakira Yesu. Yesu mahoro yacu, Yesu umwami w'amahoro. Numara kwakira aya mahoro uzaba amahoro utikanga ikibi, uzaba amahoro adendeze muri wowe utikanga ikibi. Yesu ni umwami w'amahoro, mwakire.